Abavandimwe, kimwe mu bimenyetso biranga ubuhanga n'ubwenge ni ukwicisha bugufi. Abapagani n'abatazi Imana yaremye ijuru n'isi, ikaba iruta kure umuntu mu buhangange bwayo no mu buhanga bwayo. Bumvaga umugabo agomba kwivuga ibigwi no kurata ubutwari bwe, ubuhangange bwe, n'abandi bakabimurata. Ariko umuntu yamaze kumenya Imana, akamenya ikuzo ryayo, akabona ubuhanga bwayo, abona ko umurenze kure. Naho yaba umuhanga ate, akabona ibye ni ubusabusa imbere y'Imana n'imbere y'Imana. Abantu bagiye babona Imana bagahishurirwa ukuri kwayo, bagiye basanga ari ntacyo bari cyo imbere y'Imana, ko ari ntacyo bazi ugereranyije n'ubwenge n'ubuhanga babonye bw'Imana. Muri ibyo Zaburi yaravuga ngo kubaha Uhoraho niyo ntangiriro y'ubuhanga, bikaba n'ubumenyi buranga abatagatifujwe. Pawulo mutagatifu wari uzi ko yize ibyanditswe bitagatifu akaminuza, yumvaga Yesu n'abakristo bigisha ubuyobe, ahagurukira kubarwanya, maze amaze kumenya Kristo, amaze kumenya ubuhanga bw'Imana Kristo yaduhishuriye, aravuga ati naje gusanga ibintu byose nari ndimo, ibintu byose nari nzi, naje gusanga ari igihombo bigereranyije n'icyiza gisumba byose, aricyo kumenya umwami wanjye Yesu Kristo. Ati kubera we nemeye guhora byose no kubyita umwanda kugira ngo nunguke Kristo. Ni ibaruwa yandikiye Abafilipiya. Na Mutagatifu Tomasi wa Aquino twizihiza none, ni umuntu wari umuhanga cyane muri teolojiya na filozofiya, mu bumenyi bw'iby'Imana, byigisha mu gihe cye. Niwe wari uwa mbere uhiga abandi bose, kandi na n'ubu ngubu teolojiya ye na filozofiya ye yubakitse niyo tukigenderaho. Ariko bavuga ko yari umuntu usenga cyane, ushengerera igihe kirekire imbere y'isakaramento, niyo dukesha isengesho rimaze imyaka myinshi kuva mu gihe cye byo gushinga. Bavuga ko yigeze kubonekerwa abonye ukuri kwa Nyagasani Yesu Kristo, abonye ubwiza n'ubuhanga bumurenze. Ibyo yari amaze kwandika bavuga ko yari agiye kubitwika, avuga ati ukuri mbonye kwa Kristo kurenze kure ibyo nzi n'ibyo nandika. Ndarakumira kuko nk'abantu turabikeneye, ariko tukaba tuzi neza ko ni intangiriro cyangwa se birerekeza, bidufasha nyine no kumenya ko iby'Imana biturangiye kure no kwicisha bugufi.
ibyo rero byanditswe bitagatifu bihishurira ubumenyi n'ubuhanga bw'Imana ntacyo umuntu yabugurana. Umwami Salomoni Imana imuhaye amahirwe yo gusaba icyo ashaka cyose ngo kimuhe umugisha ukomeye. Yasabye ubuhanga kugira ngo amenye ikibi cyiza agikore, amenye ikibi ashirinde. Kimwe mu bintu bikomeye by'igihe cyose no muri iki gihe cyacu cyane cyane ni kumenya icyiza umuntu aba ari cyo aharanira, no kumenya ikibi ngo akirinde ye guta igihe cyangwa ngo azasarure ibihombo kubera ko yakirunduriyemo. Ntabwo yasabye ubukungu cyangwa ubutegetsi. Umuntu kenshi yakihutiye gusaba ubukungu, icyubahiro, ubutegetsi. Umuhanga rero yahisemo umwuka w'ubuhanga awugurana intebe y'ubutegetsi n'ubukungu. Ubu umuntu w'umuhanga ati siniruhije kugereranya n'ibuye ry'agaciro, kuko zahabu y'isi yose ari nk'umusenyi ungana urwara, naho feza ikaba nk'icyondo ugereranyije nabo. Nguko ubuhanga bw'abantu bamenye Imana, bamenye ubuhanga bw'Imana ukuntu bufite agaciro gakomeye kuruta ibyo tuzi byose. Kubaha Imana no kwicisha bugufi bigirwa n'umuntu uzi ukuri. Iyo umuntu ari umuhanga, n'uyu muhanga mutagatifu Thomas w'Akwino aduha urugero. Umuhanga rero mu isengesho ry'ubuhanga ati ndasaba ngo Imana impe kuvugana ubwenge no kwigiramo ibitekerezo bikwiranye n'ingabire nahawe, kuko ariyo iyobora ubuhanga ikanabwiriza abagukurikirana. Kwicisha bugufi ni ukumenya ukuri no kumenya umwanya wawe, kandi ukamenya ko hari byinshi utazi, n'ibyo uzi ukamenya ko utabizi neza, ukeneye gukomeza kwiga kugira ngo umenye kurushaho, kugira ngo urusheho kunoza ubumenyi. Umuhanga ni umuntu uzi ko atazi, akaba akeneye kwiga no kumenya. Muganjiri Yesu ati mwegeho ntimugatume babita umwigisha, kuko umwigisha wanyu ni umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ntacyo dufite tutahawe, ntacyo tuzi tutigishijwe, nta cyiza twakwigezaho cyangwa twakwishoboza tutabifashijwemo na Nyagasani. Ati nta mubyeyi muri mwe, nta muyobozi muri mwe ufite umubyeyi n'umuyobozi umwe. Umukuru muri mwe azaba umugaragu wanyu. Ukuvuga rero ko uko umuntu arushaho kuba mukuru, ni nako agomba kurushaho kwigisha no kwicisha bugufi. Papa mu Kiliziya ni umuntu ukomeye twubaha ku isi kurusha abandi, ariko agira ati ndi umugaragu w'abagaragu. Iyo rero ushaka kubaka inzu y'igorofa, ushaka kujya ijuru, ni nako ugomba gucukura ukagera hasi kugira ngo wubake umusingi ujyanye n'intumbero ufite ujya ejuru. Uko urushaho gushaka igorofa ndende kurushaho, ni nako ugomba gucukura
ukagera hasi kurushaho kugira ngo uzazamure inzu y'igorofa ndende. Kwicisha bugufi rero biha umusingi umuntu ugenda arushaho kuba mukuru. Nicyo kiranga umuhanga, nicyo kiranga umuntu mukuru. Mu rugero rwa Yezu Kristo yemeye kwicisha bugufi kugera hasi, kandi ari we nyir'icyubahiro kirenze kure iby'abantu bose n'abayobozi tuzi. Yezu ati uzashaka kwikuza uwo azacishwa bugufi, naho uzikuza wese, uzashaka kwikuza azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi azakuzwa. Iyo umuntu ashatse kugaragaza ko ari umuhanga, ukuri yo kugaragaye ashyirwa mu mwanya we, bikagaragara ko ibyo yibwiraga ko azi ari ntaho bihuriye n'ukuri, ko nta gaciro bifite ugereranyije n'ukuri yamaze kubona. Nibyo bahanga bagiye batugaragariza. Ubuhanga rero bukomoka ku Mana, bugatangwa n'Imana. Ubuhanga butwigisha ko Imana niyo dukesha byose, niyo rero igomba gukuzwa, twebwe tugaca bugufi. Mu byo dukora byose Imana niyo ikwiye gusingizwa, twebwe ishema ryacu bikaba ari uko Imana isingizwa. Naho ubundi igihe usanga abantu bafite ikuzo bikabateranya. Hano twari tumaze iminsi dusoma inkuru ya Sawuli na Dawudi. Igihe Dawudi yitangaga ngo ahangane na Goliyati, Sawuli amubuza avuga ati wa mwana we, sigaho, ntabwo washobora uriya mugabo, ni umuntu ufite ukomeye, ufite ubunararibonye, wazobereye mu by'intambara, mu by'imirwano. Natwe turi abagabo twamutinye, ni kumurika. Noneho wowe ntacyo cyo n'agakoni kawe k'umushumba, ntabwo uzi ibyo urimo wa mwana we. Ariko Dawudi akamubwira ati ntabwo nizeye imbaraga zanjye, ntabwo ari ku bubasha bwanjye n'ubutwari bwanjye, ni ku bubasha bw'Uhoraho kugira ngo muheshe ikuzo. Ni ku bubasha bw'Uhoraho, kuko gutsindwa kwa Isirayeli kwari nko gutsindwa kw'Imana ya Isirayeli, ikaba itsinzwe n'ibigirwamana by'abapagani. Ishyaka rero ry'ikuzo ry'Uhoraho ryatumye yitanga, ariko kandi anizeye Imana kumufasha. Amaze gutsinda, abantu baramusingiza, ataha abagore n'abakobwa baririmba Sawuli, baririmba Dawudi. Sawuli yatangiye kubabara, yatangiye kurakara ndetse no gushaka kumwica. Dawudi agomba guhunga. Iyo abantu rero bashaka ikuzo ryabo bituma baryana bakangana, ariko iyo bose baharanira ko Imana aba ari ikuzwa, bashyira hamwe imbaraga zabo, kuko bose icyo baba bakorera aba ari ikuzo ry'Imana.
kw'Imana ihabwa ikuzo n'icyubahiro, n'impano zabo zikajya cyangwa zigakora ubutumwa zabugenewe, kandi bose bakagera ku ntego y'ubutumwa bwabo babyishimiye. Isomo rya kabiri twumvise Pawulo Mutagatifu nyine wari waraminuje mu bumenyi bw'abafarisayi n'abahanga icyo gihe muri Israeli, aduhishurira ikibazo abayahudi bagiranaga na Yesu. Bumvaga barize bazi byose ntacyo bakeneye ko Yesu abigisha, nyamara ubuhanga bw'Imana buruta kure ubumenyi bw'abantu. Ubuhanga bw'Imana bwigaragariza mu baciye bugufi no mu bintu bidahabwa agaciro n'isi. Ni kuri ubwo buryo agaruka ku musaraba wari ikintu gisuzuguritse, ari igisebo ku Bagereki, akaba ari ubujiji no kurindagira. Ku Bayahudi akaba ari ibintu bihabanye n'Imana n'icyubahiro n'ikuzo ry'Imana. Nyamara Yesu Kristo nibwo buryo yahisemo, amaze kuzuka izuka rye ryamenwe mbere, rinamenyekanishwa n'abagore ubundi batari bafite ijambo n'agaciro mu bantu. Abo banyantege nke baciye bugufi, aba ari bo batwigisha ko Yesu yazutse, ko ari ukuri, ko ari Imana yatsinze urupfu. Abanyantege nke rero nibo Imana igaragarizamo ububasha bwayo n'ubuhangange bwayo, kuko abakomeye n'abahanga bashobora gukingiriza ubuhanga n'ububasha bw'Imana. Ibyo bakora bikaba byakwitiranwa n'ibyabo, kandi ari iby'Imana. Nta muntu ushobora kugira icyo yigezaho atabifashijwe n'Imana. Niyo mpamvu rero Imana ikoresha abaciye bugufi n'abanyantege. Muri uyu mwaka turi muri sinode sur la synodalité, aho dutumwa gutega amatwi buri wese, gutega amatwi n'abaciye bugufi, yewe n'abatari abakristo. Hari ukuri dushobora kuyigiraho no mu burezi, cyane cyane dusaba umwarimu asabwa gutega amatwi abo yigisha. Hari ukuri nabo baba babifitemo, ariko no kumenya n'icyo bamutegerejeho, n'icyo bakeneye, n'icyo bamwungura kugira ngo amenye icyerekezo cy'ibyo yigisha n'ibyo avuga. Gutega amatwi kugira ngo rero bwa buhanga bw'Imana, kuko Roho Mutagatifu muri sinode gutega amatwi ni kugira ngo twumve Roho Mutagatifu urumuri ashobora kutumurikira biciye no ku bandi ndetse no kubaciye bugufi. Buri wese hari icyo dushobora kumwigiraho. Tumera ko Mutagatifu Agustini wari umuhanga cyane muri teolojiya, ari gutekereza ashaka igisubizo kwidegata ku butatu butagatifu na Trinite, atembera ku nyanja di plage, asanga akana kacukuye akobo mu musenyi iruhande rw'inyanja, kakagenda kakadaha utuzi kagasuka muri ka
bikamurangaza hagati kwa kandawe uri mu gukora iki. Ndashaka ariya mazi yo mu nyanja kuyashyira muri ako kobo. Ati si umuntu abishoboka ko karakomeza umurimo wako kari kari abona urumuri mwereka iseho ibyo ndimo gukora si nk'ibyapa kandi kwibwira ko ubumenyi bw'Imana bwakwirwa mu bwenge bwanjye n'umutwe wanjye. N'abato rero n'abaciye bugufi kubatega amatwi urugendo rwa sinode hari byinshi tubigiraho, hari ubuhanga n'ukuri tugeraho. Mutagatifu Agusitini hejuru y'ibyo byose atugarura kandi atwigisha kugaruka ku isoko y'ubuhanga mu isengesho. Nibyo byamuranze kandi nibyo atwigisha, adusabira kumenya kugaruka ku isoko y'ubuhanga duciye bugufi mu isengesho, dusaba Imana kutumurikira no kudukoresha kugira ngo umuntu agere aho Padiri Pawulo Mutagatifu avuga ati ubu si jyewe uriho ni Kristo uriho muri byo, si jyewe uvuga ni Kristo uvuga muri byo, si jyewe ukora ibi ni Kristo ukora ibi unkoresha. Nyagasani Yesu nawe namwe.